Ndabashuhuje bene data nshuti z'umwami Yesu Kristo, mwebwe bene data bizera umwami bo mu itorero rya Nayoti. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni umubwirizabutumwa bwiza Iribanje Jean Claude ugiye kubana namwe muri uyu mugoroba mu ijambo ry'Imana, kandi ndashimira Imana impaye uyu mwanya, nshimira mushumba umpaye agatuti uyu munsi kugira ngo ngirize ubutumwa bwiza. Ndagira ngo dusenge mbere yuko dukomeza iyi gahunda yo kubwiriza. Turagushimiye Mana mu izina rya Yesu, imbabazi zawe, ubuntu bwawe n'urukundo bitagira akagero, ibyo utwereka ku manywa na nijoro mu bihe bitandukanye. Tuguwe neza muri uyu mugoroba kuko ukitubeshejeho, ukiturinze mu bihe bisa nk'ibi biruhije bigoye bitya, tukaba tukiriho kandi tukivuga kugira neza kwawe. Bana natwe mu ijambo ryawe tugiye kuganira n'ubwoko bwawe, kandi umwuka wera atuyobore muri byose. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye itorero ry'i Tesalonike rwa mbere, ibice 4 umurongo waho wa 15 kugeza ku murongo wa 18. Haravuze ngo, iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rye rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Dusome nanone kandi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo, igice cya 24, turasoma umurongo wa 31, dusimbuke dusoma wa 36 tugeze hepfo. Haragira hati, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere 4, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. 36. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, yaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yakabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Amen. Mwace neza ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umwami Yesu,
mwebwe mwese mwizeye Kristo aho muri hose nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu ijambo ry'Imana. Aya magambo dusomye ni amagambo agaragaza ibyo kuza kwa Yesu Kristo. Ndagira ngo muri aya magambo dusomye tuvugemo amahame abiri akomeye kandi ari nayo magambo y'ingenzi turi buze gutindaho cyane mu yigisha ryacu ry'uyu mugoroba. Ihame ni iki? Ihame ni ikintu kidahinduka nubwo byagenda bite. Ihame rya mbere turi buvuge rero muri aya magambo tusomye, ihame rya mbere riravuga ngo Yesu Kristo azagaruka. Ibi ni ihame ridakuka. Yesu Kristo azagaruka, kandi ngira ngo ibyo aho niho hazingiye ibyiringiro by'abizera Yesu Kristo bose ku isi, nuko bamwiteguye nk'umwami uzagaruka, kandi akagaruka aje kubakura muri iyi si y'imibabaro n'ibibazo n'amakuba n'akaga, akabajyana mu mudugudu mwiza yabiteguriye, aho bazabana nawe iteka ryose. Iryo rero ni ihame ridakuka, Kristo azaza. Ihame rya kabiri ni ihame rivuga ngo uzapfa. Iri jambo rirakomeye cyane, nta nubwo abantu bakunda kuryumva, ariko abantu bagoragoza banyura mu nzira izi cyangwa ziriya, bashakisha uburyo bwose bwo kurwana ku buzima bwawe, wagerageza gushakisha ukuntu wiyubaka, wagerageza gushaka ukuntu wiyitaho, jyewe nawe tuzapfa. Iryo naryo ni ihame ridakuka. Ni ihame ridakuka. Nta kintu n'iki na kimwe kizaboneka kizasimbura ibi mvuze. Yesu azaza ni ihame, kandi urupfu ruzaza ni ihame. Bivuze ko ibyo bintu bibiri imbere y'umuntu birahari. Hari urupfu, hari no kubona Kristo. Hari ukubona Kristo aje. Pawulo aravuze ati natwe bazaba bakiriho. Hanyuma hari abahanga bavuga ko Pawulo avuga iri jambo nawe yari azi ko azaba ahari, ariko ntabwo ariho. Yarapfuye, imyaka ibaye myinshi cyane apfuye, Pawulo aciwe igihanga. Hanyuma ndagira ngo uyu mwanya umenye neza ko ibyo ngibyo tuvuze ari ihame, nta kizabihindura rwose, bizaba uko nguko. Hanyuma hagati aho ngaho igihari nicyo kwibaza, nicyo gutekerezwaho kuri jyewe nawe. Aya magambo dusomye ni amagambo yo gukangura itorero, gukangura abizera, gukangura abamenye Imana by'ukuri, kugira ngo bitegure. Kandi imyiteguro yo kwitegura kugaruka kwa Kristo ni imyiteguro dukora tukiriho. Yesu ashimwe bene data. Ndavuze ngo ni ijambo ryo gukangura abizera. Ntabwo umuntu akangura, ntabwo gukangura ari ikintu cyakagombye kuba kivunanye. Gukangura umuntu uryamye usinziriye mu buzima busanzwe, ntabwo icyo cyakagombye kuba ari ikintu kivunanye rwose, kuko nubwo yaba ari mu bitotsi bingana iki, ntabwo kumukoraho, kumukomakoma umukangura byagutwara umwanya munini. Ahubwo ikibazo gikomeye cyane ni ugukangura umuntu ukanuye. Gukangura umuntu ukanuye, gukangura umuntu ukanuye, cyangwa se mu yindi mvugo, umuntu wakweretse ko asinziriye kandi akanuye kandi areba, we yumva, afite amatwi yo kukumva ariko adashaka kukumva, afite umunwa wo kuba yavuga ariko adashaka kuvuga. Imana itugire neza cyane. Iyi minsi ya none abantu ntabwo basinziriye mu by'ukuri, ahubwo abantu barakanuye. Gukanura
bisobanura kuba abantu bazi ibyo ubabwira. Abantu bazi ko gusenga ari byiza, ariko ntibashaka gusenga. Kandi gusenga si ukuba twahuriye mu rusengero, ahubwo gusenga umuntu yasengera aho ari. Bwana asifiwe sana. Umuntu yasengera mu mwanya arimo. Abantu bazi ko gukorera Imana ari byiza, ariko ntibashaka gukora. Abantu bazi ko guterana ari byiza. N'ubu dushobora kuba turi ku rubuga gutya, abantu babizi ko guterana ari byiza n'amateraniro ahari, ariko badashaka guterana. Hari igihe abantu bashobora kuba bazi ko gukora neza ari byiza, ariko badashaka kubikora. Abo ni abantu rero badasinziriye, bakanuye. Uyu mwanya rero ndagira ngo nongere mbibutse ko twakwisinziriza twakwirengagiza ibyo dukwiye kuba dukora twagira umwami Yesu azaza, kandi azaza nta kabuza. Twabonye ko ari ihame ridakuka. Pawulo yandikiye ab'Itesalonike ababwiye impande eshatu zizavuga ubwo Yesu azaba agarutse, Imana imutumye kuza gukura abizera hano mu isi. Yesu ashimwe cyane. Abizera Kristo turasabwa kuba maso. Niko ijambo ryatubwiye ngo dukwiye kuba maso. Niko Yesu yabivuze. Ariya magambo twavuze muri Matayo ni amagambo yavuzwe na Yesu nyir'ubwite. Hanyuma yo twavuze mu Batesalonike nayavuzwe n'intumwa ya Yesu Pawulo. Hanyuma turahuza ayo magambo. Yesu yavuze ko igihe cyo kuza kwe kizagira ibintu bikibanziriza, kandi ntaho kizaba gitaniye n'ibindi bihe byose. Nayo mpamvu abantu bagenda barangara, kuko yaravuze ngo abantu bazaba barya, banywa, bashyingirwa, bubaka amazu, bakora ibintu byose, activite iriho, ibintu byose biri gukorwa ngo uwo munsi ubatungure. Yesu yavuze ngo iyaba abantu bari bazi igihe, umuntu yarazi igihe umujura azazira mu wiwe aje gucukura inzu, yabaye maso ntakunde ko uwo mujura yamucukurira inzu. Mwene data, nshuti yanjye, ndakubwira ngo bamaso. Kuza kwa Yesu ni ihame ridakuka. Azaza aje gutwara abamwizeye, kandi urupfu narwo ni ihame ridakuka, narwo ruzasarura ba Kristo. Bibiliya yavuze ngo abazaba barapfuye, ni ukuvuga ngo birashoboka ko jye nawe twazaba tutakiriho, ariko dukwiye kuba twitegura, dukora ibikorwa tugomba gukora byiza, dukora imirimo myiza, nkabitegura kwejo cyangwa ejo bundi impanda y'Imana yavuga tugataha, cyangwa urupfu rukaza rukadusarura. Imana itugirire neza. Yavuze Pawulo impande eshatu zizavuga. Ndagira ngo mvuge kuri izi impande eshatu zizavuga, tumenye ibyazo. Impanda ya mbere Bibiliya yavuze ngo ni impanda ya Kristo. Haleluya. Iyi impanda ya Kristo ni ijwi rirenga azavugira mu kirere, mu birere bine by'isi. Iryo jwi rizumvikana rifite imbaraga zikomeye cyane. Haleluya. Iryo jwi rizaba rifite ububasha bukomeye nk'ubwo yakoresheje igihe yahamagaraga Lazaro amuzura mu bapfuye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Iryo jwi rizamanuka n'imbaraga zikomeye, rimenagure ibitare. Haleluya. Zimenagure ibitare bikomeye abera bakingiraniwemo. Iryo jwi nta mupagani uzaryumva. Iryo jwi nta wakeresheje ubutumwa bwiza uzaryumva. Iryo jwi nta muntu wakoranye umurimo w'Imana ibyaha uzaryumva. Iryo jwi nta muntu wabaye mu itorero yishushanya uzaryumva. Iryo jwi nta muntu utarize Yesu Kristo uzaryumva. Iryo jwi rizumvwa, rizagera mu matwi y'abizera gusa, bapfuye bizeye Kristo. Haleluya. Iryo jwi ngo rimenagure ibitare bimenagurike, abera bazurwe, ngo bazazuka. Haleluya. Bazazuka buzuye, bazazuka ari bazima, bazazukana ubuzima bwo mu ijuru, bazazukana imibiri idapfa, bazazukana ingingo zabo zuzuye. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hari abantu bagiye bapfa mu buryo butandukanye no mu bizera. Bamwe babaca ibihanga, abandi bababamba, abandi babakuraho impu bazijugunya,
abandi bagiye bapfa mu buryo butandukanye bizera Kristo, ibice byabo bijugunyangwa. Ariko Kristo nahamagara iryo jwi ryavuze ry'impanda ya mbere, abapfuye bizera bazazuka buzuye. Bwana asifiwe sana. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 27 umurongo wa 51 kugeza kuri 53, hakwereka umunsi Yesu ubwo yari ari ku musaraba amaze kuvuga ngo birarangiye, ngo habayeho igishyitsi gikomeye, ibituro by'abera birameneka, ngo abera bari barapfuye barazuka. Haleluya. Bibiliya abahanga bavuga ngo Yesu amaze kuzuka yiyeretse muri Yerusalemu n'abantu basaga 500 bazukanye na Yesu. Abantu ngo biyereka abantu mu murwa, abantu barumirwa baratangara babonye Yohana umubatiza. Yohana umubatiza Herode yaciye igihanga akagishyira ku mbehe y'umukobwa we. Batangazwa no kubona Yohana arimo agenda muri Yerusalemu afite ikindi gihanga gishya, afite ikindi gihanga kizima. Bwana sifiwe sana. Bajya kureba aho basize cya kindi kimanitse basanga cyaraboze, ariko batungurwa no kubona Yohana yarazutse afite igihanga cyuzuye. Bwana sifiwe sana. Abera bazumvira iryo jwi bazuke buzuye, bazuke bafite ingingo zabo zitabura, zuzuye, bafite ubuzima bwo kujya kubana n'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwiye kandi ngo hazakurikiraho ijwi rya marayika ukomeye. Iri jwi ni ijwi rya marayika witwa Mikayeli. Mikayeli bivuze ngo usa n'Imana. Mikayeli uyu nguyu azavuga ijwi rirenga nyuma y'irya Kristo, kandi ibyo byose ni ibintu bizaba mu kanya gato nk'ako guhumbya. Haleluya. Ngo iryo jwi rya marayika ukomeye rizakubita mu kirere, mu birere bine, rimanure Abamedi n'Abaperesi, ba bandi baba mu kirere, baza batangira amasezerano yacu, baza batangira ibisubizo byacu. Murabizi ko bigeze batangira ibisubizo bya Daniel ari gusenga Imana. Haleluya. Ariko ngo igihe kigeze Mikayeli araza ararwana, abohoza marayika wari ufite ibisubizo bya Daniel aragenda. Mikayeli niwe wenyine uzavuza impanda ya kabiri, ngo haboneke ijwi rikomeye cyane rihubure abo badayimoni, ayo mabrokaje ari mu kirere, izo bariyeri. Abo badayimoni biteguye kuzafata itorero, igitorero rizaba ririmo ritaha. Ngo ijwi rya marayika ukomeye rizahubura, rizamanura abo badayimoni bahubuke. Nibarangiza guhubuka bave mu kirere, ikirere cyere, ngo marayika azaba arimo yeza ikirere kugira ngo umugeni azamuke. Bwana asifiwe sana. Hanyuma ako kanya navuze ngo ni mu masogonda, Bibiliya avuga ngo ni mu kanya nk'ako guhumbya no guhumbura, hakurikiraho impanda y'Imana. Impanda y'Imana izavuga kugira ngo abariho batapfuye nabo bahindurwe. Bwana asifiwe sana. Abo bantu bazahindurwa ni abantu bazaba bariho barakomeje kwizera Kristo, bakageza kuri icyo gihe, bakageza kuri uwo munsi. Ibi bintu bizaba n'ihame. Bwana asifiwe sana. Hanyuma ngo iryo jwi abakiriho nibaryumva, abantu bakiriho nibamara kumva iryo jwi, ijwi ry'impanda y'Imana rivuze, ngo bazahinduka. Haleluya. Bazambara imibiri yo mu ijuru, bazambara imibiri izaguruka iri connected n'ijuru. Bwana asifiwe sana. Iyi mibiri mubona twambaye ifitanye isano n'isi, niyo mpamvu izaguma mu isi, niyo mpamvu izajya mu gitaka, niyo mpamvu izabora, niyo mpamvu izashiraho rwose. Ariko iryo jwi nirivuga, abazaba bariho bazambara imibiri isa n'iy'abandi bazutse. Ni imibiri iguruka, ni imibiri itari connected n'isi. Ntushobora kuba wambaye umubiri ngo witere hejuru bikunde, ntiwakwitera hejuru ngo ugende. Hari n'abantu bajya bibaza iyo fenomene yo kuntu tuzaguruka. Ese tuzaguruka dute? Ko mbona nzamuka bikanga. Tuzambara amababa dute? Tuzambara imibiri iguruka, tuzambara imibiri yambara amababa y'ijuru. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngo impanda ivuge, twambara iyo mibiri dutumbagire mu ijuru. Imana izaba ihamagara, n'ijwi rihamagara abera. Hanyuma ngo Rabi,
ayo mababa tuzambara imibiri ifite amababa idafitanye isano n'isi. Isi ntizadukurura ngo bikunde. Tuzayisigira imibiri ipfa, tuzayisigira imibiri ibabara, tuzayisigira imibiri irwara, tuzayisigira imibiri itaka, tuzayisigira imibiri ibabara, tuzayisigira imibiri ifite ibibazo. Umuntu ajya ataka mu mubiri, umuntu arawugenda. Abanyarwanda baravuze ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Iyi mibiri ifitanye gahunda n'isi. Niyo mpamvu mubona umuntu ashobora kwirirwa atariye ariko yagera imbere y'ibiryo agaseka. Umuntu ashobora kwirirwa n'umubabaro, yagera imbere y'ibyo kurya agaseka, kubera ko ibyo biryo kurya byahinzwe mu butaka. Nawe n'ubutaka, atuye mu nzu z'ibitaka, akorera ku isi y'ubutaka. Nuko ngo we ari connected n'isi cyane. Imibiri rero izaguruka, izambikwa bizera. Nibwo abantu bazabona ikirere cyazimagije, abantu barimo batumbagira, abantu barimo baguruka mu kirere nk'ibisiga, bazamuka gusanganira Imana. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ayo ni amagambo meza umukristo ujya mu ijuru akwiye kumva. Ayo ni amagambo meza umukristo ufite ubugingo muri we akwiye kumva. Ayo ni amagambo meza yo kongera kutwubaka mu ibyiringiro abera. Ayo ni amagambo meza yo kongera kutubwira ngo umwami twiringiye azaza, ni ihame ridakuka, kandi azaza. Yesu azaza. Haleluya, azaza. Umwami wacu azaza. Bibiliya yatubwiye ku murongo waho wa 18 mu Bitesalonike, haraho ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Bwana asifiwe sana. Aya magambo Paulo ngo yabwiye Bitesalonike, urukundo rurabazabiranya, kwitegura Kristo birabazamukana, igipimo kiratumbagira, abantu barashyuha, abantu barashya, urukundo ruba rwinshi, kugeza ubwo umuntu aryama ngo akajya yikanga ko ashobora gukanguka yagezeyo, kugeza ubwo umuntu ajya mu isoko yiteguye ko ashobora kugenda, kugeza ubwo umuntu yicara mu biro yiteguye ko ashobora kugenda, kugeza ubwo umugabo n'umugore bajya kuryama bagasezeranaho ati ntawamenya, mu kanya nshobora kuba nagiye, dushobora guhurira i Siyoni. Abantu baho mu buzima bwo kwezwa, abantu baho mu buzima bwo gushaka Imana, abantu bagira umwete mwinshi cyane wo kumva bakeneye kujya kubana na Yesu. Indamukanyo yabo nta yindi, yari ijambo rimwe gusa rivuga ngo Maranatha, 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 umwami Yesu araza vuba. Maranatha, umwami Yesu araza vuba. Maranatha. Nubwo buzima babayemo, Imana ishimwe cyane, uko niko Yesu akeneye ko tuba mu bubyutse bwo kumwitegura. Haleluya. Twirangazwa n'isi, isi irashirana no kwifuza kwayo. Ibyo mubona duhihibikanamwo byose, amarenga y'isi agenda twereka yuko amaherezo bizaduhinduka. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Twabonye aho umuntu atunga imodoka kuyigenda ngo bikaba bitemewe. Twabonye aho umuntu ataba afite uburenganzira bwo kugenda muri kaburimbo. Twabonye aho umuntu agira igare akaba atari buze kuyigendaho. Twabonye aho abantu baparika imodoka, baparika amamoto mu nzu nta burenganzira. Twabonye aho abantu bafite ubushobozi bwo kugenda n'indege biba bidakunda ko umuntu yagenda. Bene data, ibyo mubona bidushukashuka bya hano mu isi n'iby'igihe gito tuzabisiga. Amazu tuzayasiga, amaperimi tuyasige, mu modoka tuyasige, imitungo tuyisige, ibyo twahibikanyemo, ibyo twakorokonyemo dushakisha, abantu badashaka kubikoreshereza Imana. Reka sinakubwira, ahubwo bibatera kugira ubugugu, bibatera kudakunda Imana, bibatera kudakundana, bibatera gushyamirana. Ugasanga abantu babonye amafaranga, aho kugira ngo abatere guhuza, abatere kuba bamwe, abatere gusabana, akabateza imyiryane. Umugore akica umugabo, umugabo akica umugore, abana bagahigana, bagahiga ababyeyi babo, abavandimwe bakagirana nabi. Ibi bintu bya hano mu isi nibyo kuduteza imyangaro, nibyo kuduteza guhangayika. Twabonye ibintu bikomeye mu gihugu cyacu mu bihe bitandukanye. Rwose Imana idufashe twibuke ibi bihe. Bene data, twabonye aho abantu basohoka mu mazu yabo bakiruka, twabonye aho abantu basohoka mu modoka baguze bakirukankisha amaguru, ntaho amaguru ariyo yihuta kuruta imodoka. Twabonye ibintu aho ibintu bitagaciro. Twabonye ahantu isi ihinduka abantu. Rebe iki cyorezo cya COVID-19 kigeze isi, ibintu birakomeye, ibintu birakomeye. Ibyo turebesha amaso byose ni ibica amarenga.
yo kuza kwa Yesu, nibica amarenga ku muntu wamenye Imana, nibica amarenga ku itorero, kugira ngo twitegure tumenye ko umwami Yesu ari bugufi, ari hafi kuza. Mbese mwene data nshuti y'umusaraba, wowe unteze amatwi mugoroba, witeguye ute? Ubutunzi ufite, imitungo ufite, ibyo Imana yaguhaye uri kubikoresha ute? Imana yaguhaye uburyo kugira ngo ushake ibishyingiranwa, kugira ngo ushake amajyambere, kugira ngo ukorere Imana. Imana yaguhaye ubushobozi kugira ngo ukorere Imana. Imana yaguhaye ubwenge kugira ngo ubukoreshereze Imana. Imana idufashe cyane. Haleluya. Tuzava mu isi, icyongereza tugite, igifaransa tugite, indimi tuzite, mu ijuru tuzavuga ururimi rwo mu ijuru, tuzavuga ururimi rumwe, tuzaba dusa, tuzaba tureshya, tuzaba tungana, nta karitsiye z'abakomeye, nta karitsiye z'aboroheje, nta banyonzi, nta bamotari, nta batindi, nta bacuruza udutaro, twese tuzaba tungana, twarageze imbere y'Imana. Niki gituma ubutunzi dufite tutabukoreshereza Imana? Niki gituma uyu munsi none abantu bakunze isi cyane kuruta ijuru kandi aryo bizeye? Niki gituma abantu badahihibikanira gutunganya ubugingo bwabo? Niki gituma ibiri guca imbere yacu bitaba ibikanguzo bidukangurira kwitegura Kristo? Imana ibagire neza. Ndagira ngo dusenge ngusengera, nanjye nisabira kugira ngo tube maso, kuko umwami wacu Yesu araza vuba. Ataje vuba urupfu rwaza. Mana, mu izina rya Yesu, sengeye mwene data mushiki wanjye wumvise ijambo ryawe, kugira ngo umwuka wera musure, amuhe kumenya ibyo umwuka avuze, kandi amuhe gusobanukirwa ijambo ryawe ku rwego rivuzweho. Imbaraga z'Imana zisure buri muntu wese, ikiganza cy'Imana kize kuri twebwe twese, imbabazi z'Imana zidutwikire, ude kukwitegura, ude kwa maso. Haleluya. Uduhe kuba maso, turinde uburangare, ahubwo dukangurwa n'ibyo tureba, ibyo twitegereza. Mu izina rya Yesu, uturinde kwisinziriza, uturinde gukanura, ahubwo uduhe kuba maso. Abantu barakanura ariko ntibari maso. Mwami Yesu, duhe gukanura, duhe no kuba maso. Mu izina rya Yesu, duhe guhuza ijambo ryawe n'ubuzima turimo, duhe guhuza ibyanditswe byera n'imibereho tubamo ya buri munsi, kugira ngo ubwo uzaza tutazakorwa n'isoni, tukabebera ubwo impanda izavuga, tukibona dusigaye hano mu isi twarakumenye, twarakwizeye.